Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe nitwa Musabyimana Florier. Tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana hano kuri Saveur Divine. Rifite umutwe w'amagambo uvuga gukorera Imana ubikunze. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa 2 igice cya mbere duhere ku murongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Paulo ahugurira Timoteyo gushikama mu byo kwizera. Imana nkorera nkurikije ba sogokuruza, mfite umutima utanshira urubanza, niyo nshimira kuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa na nijoro. Umurongo wa 4, nibuka amarira yawe ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero. 5, kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Unike, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Umurongo wa 6, nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Umurongo wa 8, nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imboheye, ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza, ufashijwe n'imbaraga z'Imana yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Imana ishimwe cyane. Mwakire ijambo ry'Imana. Mwene data unyumva unteze amatwi, tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana umwanya mutoya, ariko intego yaryo ni ukumenya ikibitsanyo Uwiteka yakubikije ukagikoresha. Bibiliya itwereka neza ko Yesu ajya kugenda hari abantu yahaye amataranto, abagaragu rwose aramubwira uti ngewe nguhaye izi taranto kandi nziguhaye nta kiguzi, ugenda uzigenze. N'abandi bose arabaha, ariko icyatangaje nuko hari utarazikoresheje ntiyanazisubiza. Mu kuza gusaba raporo rero, we asubiza ko ngo icyatumye atazisubiza yatekereje ko azahomba, hanyuma bituma afata umwanzuro wo kuzibika. Ariko ikintu yarabajijwe ati niba warabonaga ko uzahomba, kubera icyo utazingaruriye ngo umbwire ko utabishoboye? Hanyuma rero igihano yahawe igihano kibi, kuko yarazatswe aziha undi wazigenzaga, kandi anabwirwa ko nta kindi kintu, nta n'umugabane akwiriye, aranahanwa koko by'ukuri. Uyu mwami dukurikira cyangwa se Kristo ajya kujya mu ijuru yadusigiye akazi. Iyo usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ubona akazi intumwa zagiye zikora, ariko iyo uri gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ubona neza ako kazi uburyo Yesu yakabasigiye ajya kujya mu ijuru.
aho yagiye ababwira bati mwebwe igitumye mbaroba uhereye muri Matayo, igitumye mbakura mu bandi nkabakura mu kiyaga ni ukugira mureke kuroba amafi, ahubwo muze mujye kuroba abantu. Hanyuma rero ajya kujya mu ijuru arababwira ati rero muzakomeze mugire imbaraga, kandi ntabwo ibizababaho mushobora kubyakira, ariko muzajye hamwe mwiherere mbaho umwuka wera kugira ngo muzabashe kubishobora. Umwuka wera rero yaramusize, kandi Bibiliya itubwira neza ko yamuducuncumuriyeho cyane. Hanyuma rero Pawulo arimo yandikira Timoteyo, Pawulo ari muri izo ntumwa nyine zari zahawe umurimo zahawe nta wundi wari uwo kubyara abantu. Natwe umurimo dufite ni uwo kubyara abantu. N'ubu uri mu kazi ujye umenya ko umurimo ufite ari uwo kubyara abantu. Ujye ureba abo ubyara, urebe n'abo wica, urebe abo usiga mu nzira, abo usiga ari intere, ari abo uvunnye akaboko, uvunnye umutima, uvunnye amaguru, uvuge ngo ahangaha narumbiye Imana. Umumaro w'Imana mu kazi kwari ukugira ngo uyu muntu nawe amenye Kristo. Hanyuma b'umuntu nyamuntu, Bibiliya iravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Rero amaraso ya Kristo iyo yejeje umuntu niho aba umuntu nyamuntu, naho ubundi iyo atarezwa n'amaraso nta kibi na kimwe atakora. Bene data rero muri ako kazi Imana imaze kukabaha ziriya ntumwa, irababwira ngo mugende mubwirize amahanga yose abemera mubabatize. Hanyuma rero mu bantu babatijwe harimo n'uyu Timoteyo, ariko Bibiliya ikatwereka ko bitari biturutse ku bushake bwe. Bibiliya itwereka ko uhereye kuri nyirakuru yari umukozi w'Imana, hanyuma na nyina yari umukozi w'Imana, ariko ntibari abakozi b'Imana gusa, ngo bari bafite kwizera Kristo. Ndagira ngo mbibutse bene data ko umuntu utizera bidashoboka ko yanezeza Imana, kuko kwizera niko kutumenyesha ko Kristo ariho, kwizera niko kutumenyesha ko tuzajya mu ijuru, kwizera niko kutumenyesha ko imirimo dukorera Imana yose tuzayihemberwa. Pawulo rero aramwandikira amaze kwemera gukorera Imana, amaze gukizwa, aramubwira ngo mu bintu uzajya uha agaciro utazigera wibagirwa mu buzima bwawe ni ugusesa impano ikurimo. Ndagira ngo mbabwire ngo bene data, wowe unyumva ufite impano nyinshi zo kuba wabwira abantu neza, amagambo yururutse imitima, kuba wafasha abantu bafashije ubutunzi bwawe, kuba wabasura ukababwira ko Yesu abakunda, kuba wabaha amahoro ukabaturiza rwose, kuba wabacira bugufi ukababera icyitegererezo mu ngeso. Ibyo bintu byose ni ibintu bikurimo kandi bikugize, ahubwo kubera wenda ibindi bintu bindi uba uhugiyemo bituma bya bindi ubigwingiza, bikagwingira, bikadindira, ntibyake, ntibizamuke ngo bikure zibe imbuto abantu bashobora gusoroma hari benshi. Niyo ubigerageza kuri murumuna wawe gusa, wagera kuri babyara bawe ukabihorera, ubundi ukabigerageza ku baturanyi, wagera kuri rubanda ukabareka, ubundi ukabigerageza kubo musengana, wagera kubo mudasengana ukabereka aho ubera akaga. Ariko ibyo byose ni ukudindiza impano ikurimo. Timoteyo rero arabwirwa ngo ujye uyireka iyo mpano isesekare, ibe nyinshi, gwira ikora imirimo, kuko wayihawe ubwo warambikagaho ibiganza. Ntabwo wayihawe ku bushake, ahubwo byakubayeho. Ndagira ngo nkubwire ngo mu kuremwa kwawe, Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Ni ibintu byaremwe kera, icyo dusabwa ni ukubigenzura tukabyubahiriza, tukareka impano igakura, tukareka tugashibuka, tugakora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Ndagira ngo nkubwire wowe unyumva unkurikiye, ibyo ni ibintu bishoboka, ibyo ni ibintu wakora, nubwo wabyirengagiza ariko uzaba wirengagije ibikurimo. Ntabwo gukorera Imana ari ibintu bishyashya. Gukorera Imana ni ibintu umuntu yaremewe gukorera Imana. Ndakwifuriza rero gukorera Imana kandi ushyizeho umwete, kandi ntukagire isoni zo guhamya Imana aho waba uherereye hose. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, Imana idusure kandi Imana iduhe imbaraga. Reka dusenge Imana.
Mana data wa twese turagushimye, tugushimye ko uri umubyeyi mwiza, kandi mu kuremwa kwacu waturemeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo. Waravuze ngo nidukura ibishimwa mu bigawa tuzaba nk'akanwa kawe. Twemerere rero Mana umuntu wese wumva ijambo ryawe ntaba ari uwo kuryumva gusa ngo ritakare, ahubwo aba ari uwo gukora ibyaryo, iby'ijambo rimusaba. Twese uduhe kuba abagaragu bawe, kugira ngo umunsi uzaza gutanga ibihembo natwe tuzagororerwe. Urakoze kuko utwitaho kandi ubana natwe ukadufasha muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.